Tubashimira uko mutajya muhema gutega amatwi ibiganiro by'amateka tubasangiza. Iyo tugarukaho ni igitekerezo cy'uko umugore witwaga Nyiransibura yanyaye Ikivu, bityo akaba inkomoko y'icyo kiyaga kinini u Rwanda rufite. Iby'iki gitekerezo cy'inkomoko y'ikiyaga cya Kivu tubisanga mu gitabo cya Padiri Pages cyitwa Un royaume amite au centre de l'Afrique, cyanditswe mu mwaka wa 1933. Akaba yaracyanditse mu mwaka wa 1933. Pages avuga ko umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari yaranyaze umunyagano witwaga Nyiransibura wakomokaga mu Bushi mu gihugu cy'Ubunyabungu. Ibitekerezo byinshi bivuga kuri uwo mugore bikaba bigaragaza ko Nyiransibura yari mwene Muriro. Ibwami Nyiransibura akaba yarashinzwe ibijyanye n'isuku. Umunsi umwe rero ngo umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yakoranyije inama y'abatware be biga ku migendekere n'imitegekere y'ingoma ye, ngo muri aka kanya baza kumva urusaku. Ngo bari bibagiye ko aho bakoreraga inama Nyiransibura yari hafi aho arimo gukubura. Ako kanya rero ngo Serwakira yaraje maze isanze ibintu abari aho barakangarana. Icyo gihe rero ngo nibwo yitwaga Kavuna ka Ndahiro yahise arahirira kuzihorera Nyiransibura, bavuga ko ari we wari wateye iyo Serwakira. Icyo gihe ngo bamwe mu batware bavuze ko yari akwiye gupfa, abandi bavuga ko yari akwiye kugira icyakorwa kugira ngo bakize ingoma iyo myako ya Nyiransibura. Bose ariko ntago babyumvise kimwe. Ngo yitwaga Mpande ya Rusanga yakanye ko Nyiransibura atarakwiye kwicwa. Uwo Mpande ya Rusanga bamwe bavuga ko yitwaga Mpande ya Rusanga ngo yarasanga ari umupfumu w'ibwami. Icyo gihe yatanze ibisobanuro agaragaza ko urusaku bari bumvise ari ubukonikoni bwari bwatejwe na Nyiransibura yaroze igihugu, ndetse ngo bikaba byari n'impamvu yo gusenyuka kw'ingoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Mpande ya Rusanga uwo nguwo yagaragaje ko akwiye gupfa, umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare aramucecekesha. Nyuma y'impaka zaje gukurikiraho nibwo baje kwemeza ko Nyiransibura yarakwiye gucibwa mu gihugu, bamuha umuntu wagomba kubirangiza mu ibanga rikomeye. Uwo Mpande ya Rusanga rero nibwo yagize ati, kugira ngo twirinde amahano yagwirira igihugu cyacu ni ngombwa ko duciye umunyagano mu gihugu tukamusubiza mu gihugu cye. Icyo gihe ngo yababwiye ko bagomba kumuha umugabo wo kumuherekeza akamuba hafi. Nyuma yaho yazabyara umwana wa mbere, wa mugabo akiba ingobyi y'uwo mwana agahunga akajyana iyo ngobyi mu Bugesera ahigwaga mu Kibamba, bityo ingoma y'u Rwanda ikabirunamuwe. Abatware bemeye inama z'uwo mupfumu witwaga Mpande, ndetse n'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare arabashyigikira. Biremezwa, Nyiransibura asubizwa iwabo, bamuha umugabo bajyana ngo amucungire hafi. Bageze mu Kinyaga mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, bakirwa n'umuhinza waho abe nawe urongora Nyiransibura. Uwo mugabo ngo yashatse gushimisha Nyiransibura maze amwubakira urugo rwiyubashye mu kibaya Kigali cyo mu Kinyaga ahagana mu burengerazuba. Washize iminsi mike Nyiransibura arabyara. Mu gihe ariko yabyaraga ngo isuha yaramenetse maze amazi yuzura muri icyo kibaya, Ikivu kivuka gityo. Ngo icyo gihe ahantu hari hubatse urugo rw'uwo mupfumu n'umuhinza basigaye hagati y'amazi habikirwa. Mu mitekerereze y'Abanyarwanda bakaba bagaragaza ko Nyiransibura yamaze kubyara bakaza kumushagara ngo barebe uruhinja. Muri ako kanya rero uwo mugabo umwami yari yatumye kwiba ingobyi aba arayifashe ayishyira mu rutete umwami yaramuhaye asohoka ubwo. Ngo ntibyatinze amazi yahise yuzura mu kibaya ahitana urutoki n'indi mirima yari ihari, ariko wa mugabo we abasha kugera ku butaka amazi ataramukoma imbere. Icyo gihe umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare yaramubonye arishima cyane, ahutira kumwohereza mu Bugesera hari haravuzwe na Mpande, nuko yangobyi barayijyana bayibambayo bakoresheje amabuye 7. Nyiransibura rero yaje kumenya ko umugaragu yari yarahawe yacitse, ndetse anamenya ko yanamwibye ingobyi, maze aravuga ati, nzi impamvu umugaragu wanjye yahunze, nyamara ntiyarazi ikibyihishe inyuma. Umwana Nyiransibura yabyaye bamuhaye izina rya Nsibura. Nsibura akura abana na se na nyina, hashira imyaka myinshi indi irataha. Uwo muhubyi abenshi bavuga ko yari n'umupfumu witwaga Mpande, yaje gusaza mu gihe umuhungu we yarashinzwe kuragira inka za se. Umunsi umwe rero ngo Nsibura yaje kubwira nyina ati, mawe, umunsi umwe nzarwanya Ndahiro. Nuko nyina aramubaza ati, ni gute uzashobora kurwanya umwami w'u Rwanda mwana wanjye kandi naso byaramunaniye? Uratekereza ko uri umunyamahirwe kumurusha, cyangwa urumva uri umurwanyi karundura? Nuko Nsibura aramubwira ati, nzagerageza. Nyiransibura rero ntiyabashije gucubya amashagaga y'umuhungu we. Uwo Nsibura wamenyekanye cyane nka Nsibura Nyibunga waje ku mwami w'Ubunyabungo, niwe waje kugaba ibitero ku Rwanda ku ngoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Icyo gihe u Rwanda rwibasirwa n'igitero cya Nsibura Nyibunga, yari umwami w'Ubunyabungo. Uwo mwami ngo yahereye ku magi u Rwanda rwari rurimo y'ibikomangoma byo kwa Yuhi Gahima byarimo kurwanira ingoma. Nibwo yaje kwivugana umwami w'u Rwanda Ndahiro wa kabiri Cyamatare, maze anyaga ingoma y'ingabe y'u Rwanda yitwaga Rwoga. Iryo zina rya Ndahiro byaje no gutuma rikurwa mu mazina y'ubwami bw'u Rwanda, kubera iryo shyano ry'urupfu rwapfakaje u Rwanda rukanyagwa ingabe yarwo Rwoga rukirenza imyaka 11 muri ako kangaratete. Ngo rero Nsibura Nyibunga umuhungu wa Nyiransibura wanyaye Ikivu. Si ibyo gusa, hahise hacibwa n'iteka ko nta mwami w'u Rwanda uzongera kwika iryo zina rya Ndahiro, kubera ko Abanyabungo bamunyaze ingoma ngabe Rwoga ikazimira burundu. Abo akaba ari naho havuye umuhango wakoreshwaga mu bwiro bw'u Rwanda witwaga gukura Gicurasi. Amateka tubwira ko
Nsibura Nyebunga atera u Rwanda Ndahiro wa kabiri Cyamatare, urugamba rw'injyana muntu rwaremeye Gitarama. Ndahiro wa kabiri Cyamatare arugwamo ahitwa Rugarama yambutse umugezi wa Kibirira. Ubu ni mu karere ka Ngororero. Aho niho bise irubi rw'inyundo. Kuva ubwo kwambuka uwo mugezi byabaye umuziro kuwitwaga umwami w'u Rwanda wese. Umugabekazi n'abaja ndetse n'abagore barafashwe bajyanwa bunyago bicwa urubozo. Kuva ubwo aho biciwe hazwi nko mu miko y'abakobwa. Ingoma y'Ingabe Rwoga ababishiyo gihe barayinyaze burundu. Birumvikana ko u Rwanda icyo gihe rwasaga nk'urwari rugiye kuzima kubera ko hari haradutse amacakubiri yo kurwanira ingoma hagati y'ibikomangoma. Ayo ni yaje gutuma abantu basigara bacura imiborogo, amapfa aracana, ibintu biradogera, bikavuga ko n'inka muri icyo gihe zitongeye kubyara n'inkuko ntiziturage. Dusubiye ruguru rero kubijyanye n'uburyo Nyirasibura ari wanyaye Ikivu, twabwira ko ubwo yabyaraga Gisoya yaramenetse maze amazi yuzura muri icyo kibaya, Ikivu kivuka gityo. Ahantu hari hubatse urugo rw'abamapfumu nababwiye ndetse n'umuhinza, hasigaye hagati y'amazi habibirwa. Nibiriya birwa mubona birimo ikirwa cy'Ijwi, Iwawa, Nkombo ndetse n'utundi turwa kwinshi turi mu Kivu. Yumvikana rero nanone ko iyo Nyiransibura yise akagambane yagiriwe anavyo byaje gutuma umuhungu we Nsibura ahaguruka arwanya u Rwanda ndetse ararutsinda. Nabibabwiye ko hari ku ngoma y'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. N'umwami waje gusimburwa n'umuhungu we Ruganzu wa kabiri Ndoli, nawe waje arwana akagarura u Rwanda rwari rumaze imyaka mu maboko y'abanyamahanga, aho bivuga ko rwamaze imyaka iri hagati y'10 na 11. Tubashimira ko mutajya muhema gutega amatwi ibiganiro by'amateka tubas. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jadofisi.